ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru abantu benshi bari gukomeza kuvugaho, ariko abakunzi ba Rocky muri rusange agahinda kabishe. Bamwe bari kuvuga bati biraza kurangira bite. Sobanuzi wa filime akaba n'umukozi wa documentaire cyangwa se ukorera kuri YouTube channel ye irasibwe mu kanya gatoya, imaze gusibwa kubwo kwica amategeko ya YouTube. No kuvuga ngo aka kanya uramutse ugiye gusacinga Rocky Entertainment channel yacagaho amakuru agiye atandukanye yibanda ku bya politike, muri kano kanya irasibwe. Abantu bakomeje kuvuga bati ese niki cyaba cyabiteye, ese Rocky bimeze bite? Amakuru ya Rocky akibona iyi message yabyakiriye ate, dore ko yari channel imaze gukura cyane? Byagenze bite? Ubundi byatangiye bite? Ubundi amakuru agezweho kuri iyi nkuru na yahe? Mu minsi mike rero nibwo harashize amezi atari menshi ahawe igikombe cyangwa se igihembo cy'umuntu wagize miliyoni ku rubuga rwa YouTube, ariko muri kano kanya byose bibaye ubusa kubera ko ibintu bibaye birababaje cyane. Ukibaza uti byagenze bite rero? Uyu Rocky yazize ibintu bigiye bitandukanye ari byo ngiye kukubwira. Ubundi mu busanzwe yarari gukora ibiganiro bigiye bitandukanye bijyanye na M23, uburyo agace kitwa Uvira kamaze kuvamo ingabo za M23, n'uburyo avuga ibintu bya politiki, murabizi, avuga kuri ba Kisekedi, avuga ku bintu bisanzwe nyine asanzwe akoraho. Ariko nkuko mubizi ubushize hari habaye ikindi cyago, ubwo channel ye bari bayimye icyo bita monetize cyangwa se bari bayidemonetije. Kuyidemonetiza bishatse kuvuga ko yakoraga ariko adahembwa. Ibyo byari nk'uburyo bwa mbere, arangije arabikemura ubwo yajyaga muri Amerika, bamwe bakavuga ko ari byo yagiyemo. Kuri iyi nshuro rero ibyo ngibyo byari nka warning cyangwa se byari kuvuga ngo tuguhaye gasopo, niwongera tuzahita dusiba channel. Ubundi ukuntu YouTube isanzwe ikora, nubwo ntarigiye kubitinda muri kugiye kubikubwiraho gakeya, YouTube uburyo ikora iyo bamaze kuguhereza iyo demonetization cyangwa se batari kukwemera guhembwa, ntabwo nyine iyo bongeye yujuriye bakabyemera, ntabwo uba wemereye guhita ukora ako kanya cyangwa se ngo wongere usubiremo ya makosa wakoze. Ubwo rero Rocky nibyo byamubayeho. We yahise agaruka, arangije yahise agaruka nyine icyo gihe, arangije akimara kongera kugaruka ku murongo ahita yongera arakora, noneho asubira ikosa ryo gukora ibyo yakoraga mbere. Ubwo mbere yakoraga ibintu bijyanye na M23, murabizi bwa mbere iyi ntambara yahariya muri Kivu igitangira, murabizi ko bagifata za Goma aribwo basibye channel ye bwa mbere. Kuri iyi nshuro rero kuba yabisubiyemo, YouTube ihita ibireba ikavuga uti uyu muntu ari kunyuranya n'amategeko, ubundi ntago ariko byagakwiye kugenda. Rocky ese ameze ate muri kano kanya akibona iyi nkuru? Ubundi iyi channel ya Rocky Kimomo yari channel imaze gukura cyane pe, buriya uzarebe no kugira ngo cyane igira abasubscribers wenda bagera nko ku bihumbi 10 bwabyo, n'imbaraga zikomeye cyane. Ariko noneho ibaza umuntu wari umaze kugira miliyoni n'ibihumbi hafi 600, ngahibaze nawe imbaraga babyaramutwaye akibona iyi message imubwira uti channel yawe turayisibye bidasubirwaho kubera kwica amategeko ya YouTube. Urumva wowe ari wowe byagenda bite ahantu wakuraga amafaranga? Ubundi Rocky ni nijoro nagerageje kujya kuri channel ye, yasohoye ikiganiro, ariko ngiye kukubwira ibintu ntagazeho neza, ariko birashoboka cyane kicano ya Rocky yari yinjiriwe. Byagenze bite? Abantu babizi baraza kutubwira muri comment. Ku munsi w'ejo nibwo nagiye kuri icano, nahise mbikeka kubera ko nageze kuri YouTube channel nsanga hari ibintu biri live. Noneho biri live mbona biri mu rurimi rw'icyongereza, mbonye biri mu rurimi rw'icyongereza. Rero ndavuga ni se Rocky bigenze bite biri live ari ntuza ya streaminze? Ndibaza nti ko nzi ko YouTube aya mategeko itayemera. Yari yagiye ari live, yari igiye kuba kuri website, ntari kwibuka ngiye, ntago nari kubikurikirana cyane kuko ni politike. Noneho mbibonye ndavuga ni se Rocky ibi bintu aziko bitemewe. N'uburyo yari yagiye asa nk'ari kuri codinga biri live, website yari igiye gucaho, niba ari ni inama y'ibiki ntago nabikuruye neza, ndi kwihuta. Ibyo ngibyo rero mpise mbyibuka akakanya ndi kuri codinga, akakanya mpise mbyibuka ngiye kukubwira ibindi, ariko nabyo mpise mbyibuka mpita mvuga nti ariko koko wa mugani
ririya kosa rirakomeye cyane kubera ko hariya iyo uri gustreaminga ibintu by'abandi biragaragara kuri YouTube bakamenya ko uri gucisha ibintu bitari ibyawe, barangiza nyine channel yawe bagahita bayisiba cyangwa se bakaguha ibindi bihano. Ariko noneho kuri iyi nshuro byanashoboka ko wenda channel ye yari ifite ibindi bibazo, noneho hakiyongera icyo kibazo. Ngewe ibyo bintu nkubwiye ndi gukeka kubera ko ku munsi w'ejo byo narabibonye channel ye iri guca ibintu, ndatekereza bayibye kubera ko ngiye bagiye banyiba channel rimwe na rimwe nkavuga nti bimeze bite. Iyo bakwibye channel nyine abantu bo hanze batangira gushyiraho ibintu byo hanze, nibwo nanjye nahise mbitekereza. Ariko rero turamutse tumenya amakuru ko bamwibye channel, baraza kumwiba channel agahita yongera akayigarurira, akaba yahise yongera gukora, ibyo nibyo byaba byateye gusibwa kw'iyi channel kubera ko YouTube ukuntu imeze, iyo channel yawe bamaze kuyiba warangiza ukayigarura nyine, iyo umaze kuyigarura bahita bakurangiza. Iyo wongeye guhita ukora ako kanya bisaba gutegereza igihe kingana n'icyumweru, niba ntibeshye igihe kingana n'iminsi 7. Iyo minsi 7 yarangira nibwo uba wemerewe kongera gukora. No kuvuga ngo hano biramutse ariko byagenze cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko channel bahita bayisiba, kandi kugira ngo uyigarure biba bigoye cyane. Ibyo bintu ngewe byambayeho inshuro nyinshi, urumva rero ndabizi cyane niba aribyo byabaye kubera ko uyu Rocky mu bushize ku bintu bya M23 murabizi ko bamurega kuba ari gukora nyine bira biganiro, ariko nawe kosa yakoraga nuko yagiraga yakoreshaga ama video y'abandi nyine tu, kandi bijyanye n'intambara, ibintu bitari byiza habe na gato. Ariko yari yaramenye uwo mutwe, ni yari gusubira ikosa. Rero kuba yakora kuri M23 ndumva atari n'ikibazo cya danger, ahubwo ikibazo channel ye yaba yibwe maze bakaba nyine bayibye maze yayigarura, yakita kuri ikiganiro kuko ntabiba byemewe guhita ukora channel bagahita bayijyana. Wasanga ariko byagenze ngewe niko mbikeka, ariko namarira menshi ku bantu bakurikiraga amakuru ava kuri Rocky Entertainment. Na ahantu habaga politike ihagije pe, kubera ko na ahantu haba amakuru yose umuntu wese yakenera mu bijyanye na politike, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Wabonaga video z'urudaca zihora zicicikana, zigiye ubona notification bavuga bati Rocky Entertainment akize ikiganiro, Uvira bimeze bite, M23 bimeze bite, mu Burundi bimeze bite, Tanzania bimeze bite, n'ibindi byinshi bitandukanye twakoraga kuri Rocky Entertainment. N'agahinda kenshi, ariko reka dutegereze turebe niba abatekinisiye ba Rocky Entertainment bashobora kugarura iyi channel maze tugasubira ku murongo tugakomeza kubona amakuru. Ariko nabwo abiramutse ari ubundi buryo buhari bwo kuvuga ngo wenda arafungura indi channel, turi hano kugira ngo tumusapotinge, kandi kugeraho twageze kuri miliyoni hafi na 600 by'aba subscribers, ntabwo twapfuye, turacyahari. Niyo mpamvu rero naramuka atwitabaje turari ngo tumutabare, maze dufatanye duteze imbere u Rwanda, ndetse duhore turi na updated, kubera ko Rocky no mukozi cyane. Reka ngushimire wo twabanye muri iki kiganiro, nje mwari kumwe ninge bita Ibel uguhishura ibyahishwe hano kuri Mega TV Rwanda. Nyaboneka ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubutaha tujye tubana neza 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe ubutaha.